Nkuko bisanzwe rero turagarutse mu kiganiro aho tujya dukora ibiganiro tujya inama tuvuga bimwe mu byafasha abantu. Ahangaha tukaba dutanga inama ku muntu ushobora kuba yaramaze guhura n'ikibazo cy'uburwayi cyangwa akeneye no kuba yakwirinda ndetse no kumenya bimwe mu bikorwa by'ikigo Relax Life Center, aho rero Relax Life Center ari ivuriro rikora ibizwi nka complementary therapy cyangwa se ubuvuzi bw'inyongera, aho dutanga serivisi zifasha. Ubundi muri Relax Life Center mbere ya serivisi twagukorera tubanza kugusuzuma ibintu bitatu, aho tureba ni ibiki ufite ariko byabaye byinshi kandi bitari ngombwa mu mubiri. Aho tuba tuvuga nk'uko wagira ibinure ugasanga ibinure byabaye byinshi kandi bitari ngombwa, bikaba byakuviramo obesite, bikaba byakuviramo indwara z'umugongo, ugasanga disque yarimutse kubera umubyibuho ukabije. Tukareba rero ni ibiki ufite bikeya kandi byari bikenewe mu mubiri. Aha tuba tuvuga ko umuntu ashobora kugira ibibazo ugasanga amavitamine yabaye makeya, imisemburo yabaye mikeya, bimutera ibibazo, hanyuma bituma agira ibibazo by'imihango mikeya, bituma agira ibibazo by'uburumbuke butagenda neza, bituma agira ibibazo by'ubushake bitagenda neza biturutse kuri ya misemburo yabaye mikeya kandi yari ikwiye. Hanyuma rero icya gatatu dusuzuma ni ukureba ngo mbese icyo bita urwungano, umubiri wawe urakora neza, urwungano rwawe urakora neza, urwungano rw'ihumeka rurakora neza, urwungano rw'igogora rurakora neza, urwungano rw'imyanya myibarukiro rurakora neza. Iyo rero tumaze kureba ibyo bintu bitatu rwose tuba tumaze kuvuga ngo ahari ikibazo naha, ahatari ikibazo naha. So rero turagarutse aho tugiye gukomeza ibiganiro by'ikigo Relax Life Center, tujya inama tuganira byinshi bitandukanye. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kigendanye n'uburwayi bw'igifu. Claude rero turagenda tuganire ku burwayi bw'igifu, turebe ubundi uburwayi bw'igifu bwigaragaza gute cyangwa se umuntu n'iryari ashobora kuba yagira ikibazo cy'igifu. Ubundi uburwayi bw'igifu, mbere ndabanza kuvuga igifu ubundi ese ubundi gifasha iki, gikora iki? Igifu ubundi ni urugingo. Igifu ni urugingo, ni rumwe mu rugingo rugize igogora, urwungano rw'igogora. Ni ukuvuga ngo ruriya rwungano ruri ikintu rudufasha ku bimwe twariye cyangwa se ibyo tumaze kurya, ruragenda rukabisya, rukaba rwagenda rukuramo ibishobora gufasha umubiri n'ibishobora gusohoka mu buryo. Ni ukuvuga muri cya gihe cy'igogora niho umubiri w'umuntu ubasha gukamuramo niba ari amavitamine afasha kujya kubaka ibikenewe mu mubiri, hanyuma bya bindi byasigaye bidakuwemo amavitamine ajya kubaka umubiri bigasohoka bimeze nka deshe, biba ari umwanda. Tukiri aho ngaho rero, ahangaha umuntu ugiriye ikibazo cy'igogora ritagenda neza, uhite wumva yuko niba ushobora kumara iminsi 3 utajya mu bwiherero kandi wariye, menya yuko igogora ryawe ridakora neza. Kuko tumaze kubona ko kugira igogora rikora neza rigira igihe cyo gusya, igihe cyo gutunganya ibyo wariye, hanyuma rigakamuramo vitamine zifasha umubiri, ibindi bimeze nka deshe bigasohoka. Igihe rero umara iminsi 2 utajya kuri toilette, menya ngo hari imyanda ubika mu mubiri. Kandi twagiye tubibona yuko hari indwara zirenga 30% zituruka ku myanda yo mu mubiri. Ndetse buriya na NCDs, indwara zitandura ahanini buriya usanga nyinshi zituruka ku bibazo bigendanye n'imyanda iri mu mubiri. Ukuvuga ngo zira bio accumulation zigenda zitekateka mu bice by'umubiri, bikaba byatuma noneho uburyo bw'itembera ry'amaraso, ubwo ndi kuvuga kuri NCDs, ritagenda neza. Ariho ushobora gusanga umuntu agize ibibazo bya heart attack, kubera amaraso ntiyatembeye neza kubera ya myanda. Yego. Ndetse tunibutsa yuko buriya ubwonko twabibonye neza ko ni ubwonko bwa kabiri mu mubiri w'umuntu. Amara ni ubwonko bwa kabiri mu mubiri w'umuntu. Ni ukuvuga ngo rero ikigeze mu mara yawe, mu gifu cyawe, kikaba kidameze neza, kikateza ibibazo, ntabwo komande y'ubwonko igenda neza. Ushobora gukora. Reka dukomeze noneho no kubigendanye n'ibimenyetso. Ni ukuvuga ngo ubundi ntarajya kure, igifu gishobora guterwa n'ibintu bigiye bitandukanye. Buri igifu gishobora guterwa nuko ushobora gukoresha imiti myinshi igiye itandukanye kandi usanga nta kigifasha. Yego. ukaba ugira ibibazo by'agahinda gakabije. Ubwo turavuga ubundi bavuga yuko burya ni byiza kugira ngo ufate imiti hari ikintu wariye.
ushatse kuvuga yuko nyine ni uvuga ngo hari umuntu ushobora gufata imiti ugasanga afata nk'amoko 5 y'imiti ariko atabashije kurya. Aho ngaho uzamenye yuko bishaka gutera igifu usanga gastrique yazamutse. Ashobora no kuba yariye ariko iyo miti ari gukoresha ugasanga nta hantu ihuriye n'icyo ari kwivura. Kuko umuntu hari igihe ushobora kujya ku mavuriro, hari abantu bakora ikosa ugasanga agiye ku mavuriro atandukanye ajya afata imiti, hariyo yiguriye, ibyo byose agenda ashyira mu gifu bigenda bicyangereza ku buryo en fait irifo gufata umuti wandikiwe na muganga. Ni byiza cyane. Icyo nicyo ni kimwe. Ibindi agahinda gakabije ko nari nkakomojeho, hari abantu baba bagira agahinda gakabije ugasanga arahorana agahinda mu buryo butandukanye. Biriya nabyo biri mu bintu bishobora kugukururira uburwayi bw'igifu. Byo birazwi burya ubwonko bukorana bya hafi n'igifu. Iyo rero umuntu akunda guhorana ubwigunge, afite ibibazo by'agahinda gakabije, afite ibibazo by'umujinya, atameze neza mu buryo buri psychological, usanga hanini ashobora no kugira ikibazo. Ni kwa kundi usanga ngo gaze yazamutse igifu, ntabwo amerewe neza. Bivuze ngo hari igifu gishobora guterwa n'imikorere y'ubwonko itameze neza, n'imikorere y'ubuzima bwo mu mutwe butameze neza. Ibyo ngibyo bisa naho biri navuga yuko ari byo umuntu yikururira, ariko hari n'ibindi ushobora gusa naho utagiramo uruhare biciye nko kuri hari bacteriane twita piyori. Iriya bacteriane iragenda nayo iyo ni bacteria itera uburwayi bw'igifu. Helicobacteria pylori. Iyo ni bacteria ishobora guturuka mu mwanda w'ibyo kurya wariye cyangwa se mu byo kurya. Hari n'igihe umuntu avanga ibintu ugasanga imirire y'ibyo kurya yariye ntabwo yavanze ibintu bitavangika. Ibyo rero bishobora kumutera iyo virusi y'igifu, ndetse hari n'aho biviramo bwa burwayi bw'icyo bita H pylori. Iyo nayo ni virusi ishobora kuba yageze mu gifu ikakwangiza. Ni na virusi mbi cyane kuko ubushakashatsi bugaragaza yuko iyo virusi itinze mu gifu ishobora kuviramo kanseri. Ugasanga umuntu arwaye kanseri y'igifu atazi aho yavuye, arwaye kanseri y'amara atazi aho yavuye. Ubundi iriya H pylori ikintu tuyivugaho ni uko usanga iyo uyimaranye igihe kinini yo ishobora no kugutera ibisebe. Kwa kundi usanga umuntu afite ibisebe ku gifu ariho bishobora kukuviramo yuko ushobora kugira gute kuba wabagwa mu buryo bugiye butandukanye bitewe n'iriya bacteria. Ubundi muri make ibyo bintu ubashije kubyirinda aho nta bibazo by'igifu wagira. Aho niko bimenyetso tukareba noneho ibyo ni ibishobora gutera uburwayi bw'igifu. Ubundi hari ibimenyetso ushobora kwiyumvaho kumva yuko igifu cyawe gishobora kuba gifite ikibazo. Ubundi hari uburibwe ushobora kugira. Akenshi usanga umuntu ari kuribwa mu kameme. Ubundi umuntu ashobora kugira ikibazo akokerwa mu bitugu. Aho ni nka cya gifu cyamurenze. Hari ugeze ibyo kurya mu nda agahita aribwa cyane nk'iyo ya virusi yamaze kumugeramo, ugasanga araribwa cyane. Ahanini ibyo aba ari ibimenyetso. Cyangwa kuruka, yaba rero cyaramurenze ugasanga ari kuruka amaraso. Hari ugutura imibi. Gutura imibi ni cyagiye amaside abazamuka. Biba bigaragaza yuko ibyo bita absorption cyangwa se ubundi iyo ibyo kurya bigeze mu gifu bikreye ikintu kimeze nk'igikoma. Biba bigaragaza yuko rero muri kwagukreya cya gikoma ntabwo melange yagenze neza. Hazamutse acide gusa. Niyo mpamvu rero acide izamuka. Hari n'uzamura acide ugasanga ejo arakubwira ko yagize ibibazo byo gushya iminwa cyangwa se gushya mu gatuza, mu mihogo, bitewe na acide igihe yazamukaga. Ikindi kimenyetso hari ukubabara umutwe bihoraho. Urumva kubabara umutwe bihoraho buriya twarabivuze neza ko buriya amara n'ubwonko bwa kabiri mu muntu. Iyo rero atangiye kugira ikibazo cyo kubabara mu mutwe ni cyagiye ubwonko butari gukorana neza n'igifu. Ugasanga rero harimo retari yo kudakorana neza. Ibyo bituma oxygen igomba kugera mu bwonko itageramo neza, bigatuma umuntu aheranwa na kagahinda katewe n'igifu. Ikindi kimenyetso abantu bagomba kumenya hari ugucika intege. Umubiri wawe ugahora usa naho nta mbaraga ufite.
icyo ni ikimenyetso nacyo gishobora kukwereka yuko birumvikana kubera yuko igifu nicyo gifasha kugira ngo kigogore bya byo kurya biza kuvamo amavitamine afasha umubiri. Iyo rero nta kintu kiri kwinjira uhorana intege nkeya, ni na cya gihe bashaka kukubwira ngo umubiri wawe ufite carence y'amavitamine runaka bitewe n'igifu kidakora neza, kubera yuko niho usanga n'ubundi hari ibyo utinjiza kandi umubiri wari ubikeneye. Urebye ibyo bimenyetso uramutse ubyiyumvaho wowe uri kutwumva wamenya ushobora kugana ivuriro. Ubundi iyo turi tuvuga ibimenyetso ni n'uburyo umuntu ashobora kwisuzuma we ku giti cye. Ahangaha binumvikane ko ntabwo ikimenyetso kimwe kikwereka ko urwaye ubwo burwayi, ahubwo ibimenyetso 2 cyangwa 3 5 ni ibimenyetso bikubwira ngo nawe wisanze muri ubwo burwayi bw'igifu. Ariko ubundi mu buryo bwiza tuvuga yuko niba wiyumviseho bimwe mu bimenyetso cyangwa se ikimenyetso kimwe muri ibi ngibi tuba twavuze, ibyo ngibyo bikwereka ko ugomba kwisuzumisha kugira ngo umenye neza ese kuko ibyo ndi gukeka byaba ari byo. Icyo nari nishatse gusobanura, hari indwara zishobora guhuza ibimenyetso. Umuntu ashobora kokerwa mu bitugu bitewe n'umunaniro yirirwanye. Buriya iyo umuntu yiriwe akora, ubundi umunaniro w'umuntu wakoresheje imbaraga wose uma mu bitugu. So rero umuntu ashobora kugira ikibazo ugasanga ari kuribwa mu bitugu ariko byaturutse kuri wa munaniro w'akazi yiriwemo, agahita avuga ngo numvise bavuga ngo kwahokerwa mu bitugu cyangwa kunanirwa mu bitugu ndwaye igifu. Ahangaha ubundi urumva iyo turi kuvuga ibimenyetso ni igihe cyo kugira ngo niba wumvise ibimenyetso birenga 3 biguhuriyeho, umenya ko ubwo burwayi bushobora kuba ufite. Niho rero ushobora kuba nawe wahabwa karibu ukajya kwa muganga cyangwa ukaza muri Relax Life Center. Byaba byiza aje muri Relax Life Center, cyane yuko tumwitaho tukamukurikirana tukamenya neza ikibazo cyose, kandi tukabasha no kumugira inama y'ibyo yakifashisha cyane mu mirire, kuko imirire nayo irakonta cyane ku burwayi bw'igifu. Ikindi, hari ingaruka umuntu ashobora guhura nazo buriya, kwa kundi ushobora gutinda kwivuza, kwa kundi ushobora kwiyumva ibimenyetso bimwe na bimwe ntube wagenda wikurikirana. Buriya hari ingaruka ushobora kugira, cyane ingaruka ugira hari gusanga wararwaye igifu ku rwego rwo hejuru ukaba wakurizwamo uburyo bwo kubagwa. Hari kanseri, hari noneho gucika intege bihoraho bitajya bishira. Urumva ibyo byose ni ibintu bituma umubiri utakaza ubudahangarwa, ugasanga umubiri wawe urahorana intege nkeya. Kandi urumva burya igifu ni nko kuvuga ngo ni ubwinjiriro bw'ibijya gufasha umubiri byose. So rero igifu cyamaze kurwara ni ukuvuga ngo wa muntu hari n'ibyo kurya kumirwaho mu kurya. Urumva niba hari ibyo kurya wakumiriweho, hari n'imbaraga ubutakibasha, hari ibyo byinshi ubugiye gukumirwaho. Izo ni ingaruka rero zikomeye zituma umuntu wese wumvise ibyo bimenyetso agomba kuba yakwivuza igifu hakiri kare. Iyo nama ni inama nziza cyane ku muntu uri kutwumva cyangwa se ashobora kuba yumva ibimenyetso twagiye tuvuga, izi ngaruka. Byaba byiza agannye ivuriro rikwegereye, cyangwa se byaba byiza ukaza muri Relax Life Center ukaba wabasha gusobanukirwa neza umubiri wawe uko uhagaze, tukaba twamufasha. Ubundi rero nko buriya umuntu wamaze kurwara igifu gutyo, ubundi hari amakosa tujya dukora. Ubundi kera twaravugaga ngo kugira ngo umuntu abeho neza agomba kurya 3 ku munsi. Mu gitondo ugomba kurya nk'umwami, saa sita ukarya nk'igikomangoma, nimugoroba ukarya nk'umugaragu. Niko bimeze. Ariko noneho kubera isi igeze aho usanga umuntu adashobora gukora ibirometero 5 bya buri munsi ngo umubiri we ugire amakarori utakaza, ubu ngubu umuntu wamaze kurwara igifu tumugira inama yo kwiyiriza, kubera yuko hari ibyageze mu mubiri biri byinshi kandi bidakenewe. Ikindi, umuntu wamaze kurwara igifu tumugira inama yo kuba nimugoroba ifunguro rye yarigira imbuto cyangwa se akarigira imboga, wenda ntarya ibyo kurya bitetse. Wenda mvuze nsa naho mvuga kuri icyo kijyanye no kwiyiriza, kugira ngo tuguhe inama zo kwiyiriza biterwa n'igifu cyawe. Nuko twamaze kugusuzuma birumvikana, twagusuzumye tukamenya neza igifu cyawe cyagiye gitera ibyo bibazo, ushobora guhabwa zimwe muri izo nama vuze, haba kwiyiriza, haba ku imirire igiye itandukanye ku bijyanye ibyo byose. Rero
ibyo byose agomba kuba yabisanga muri Relax Life Center. Wenda tunaboneraho kubayobora ko dukorera hano Kimironko twegeranye n'urusengero bita Foursquare Gospel Church, ariko wenda hari umuntu udukurikiye ukurikira ibi biganiro akaba akenerewe no kuba yaduhamagara akatwandikira, ni kuri 0788302368. Iyo nimero ushobora no kuba tubwira icyo wifuza ko twakuganiriraho, ibi bigenda bifasha hanyuma tukiteza imbere n'ubuzima bwiza. Ubundi rero tutarasoza ku bijyanye n'igifu, hari ibintu ugomba kumenya, ugomba kwirinda ukagendera kure kugira ngo wirinde kuba igifu cyawe cyakangirika. Buriya ikintu cya mbere ugomba kwirinda hari itabi. Yego, itabi ni ikintu kibi ku bijyanye n'igifu. Itabi ufite reka tubivuge gutya, icyo kintu tugiye gusimbuka ni ingenzi. Ibintu byose bikangura umubiri, iyo urwaye igifu urabyirinda. Ibintu bikangura umubiri rero ni ibintu bituma umubiri ukora cyane atari kuri ritimi isanganwa. Aho twavugamo itabi, urusenda, inzoga, ikiyobyabwenge cyose gikangura imikorere y'umubiri. Yego, ubundi urebye atanga wizibamo ni ikintu cyose gikangura umubiri ugakora mu buryo bufite umuvuduko. Ibyo bintu babyumve neza. Gusa kuzajya tugana tuzajya tubimwibutsa kugira ngo abashe kubyumva. Ubundi urabizi buriya iyo umuntu yatuganye, hari n'umuntu tugana tukavuga ngo igifu cyawe ni icy'aside, ariko igifu cyawe gishobora no kuvurwa n'imirire, gishobora kuvurwa n'uburyo bw'imyitwarire mu mirire, igifu cyawe gishobora kuvurwa n'imiti. So rero urumva muri ya consultation niho byose tubikorera. Buriya muri consultation ntabwo ari ugusa kugaragaza uburwayi, ahubwo bigufasha no kuba wabona icyari kigiye kuba ikibazo, noneho ugahindura imyitwarire ikuganisha mu kugikosora. Nibyo rwose. Ubwo rero ku muntu uri kutwumva cyangwa se uri gukurikirana ibiganiro bya Relax Life Center, ubwo wakumva neza yuko igifu cyawe ugomba kukirinda, ugomba kwisuzumisha kugira ngo umenye ese niki nakifashisha, ese niki nahagarika, mbega nakitwara nte kugira ngo mbashe kwirinda. Ibyo byose rero ubwo biragusaba yuko ushobora kwisuzumisha ahakwegereye, cyangwa byaba byiza ukaza kuri Relax Life Center kugira ngo ubashe gusuzumwa, uhabwe inama, uhabwe ibisobanuro bihagije ku burwayi uri kwikekaho cyangwa se waba udasobanukiwe, kugira ngo ubashe kubisobanukirwa neza. Reka tuvuge ngo abari badukurikiye naho ubutaha, Imana ibarinde. Imana ibarinde cyane.